Muri uyu mwaka turi gusoza 2025 hagaragayemo ubuhanuzi bwinshi cyane aribwo tugiye kurebera hamwe. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Amazon ugafungura akazogera kugira tujye tubana mu bindi bice. Ubuhanuzi bwa mbere bwagaragaye mu 2025 no bugaragara muri Simpsons Cartoons episode. Iyi cartoon igenda igaragaza abayobozi bamwe na bamwe bajya ku buyobozi abandi babaho, ndetse abantu benshi bemeza ko iyi cartoon idasanzwe. Iyi cartoon yagaragaje ko Donald Trump azongera agasubira ku buyobozi akaba perezida wa Amerika wa 27 muri uyu mwaka wa 2025. Ibyo byarabaye, ndetse ubwo buyobozi bwe bitabukurikirana n'ifoto ye n'aba-amiri bo muri Qatar bafashe ku kintu gisa nk'aho ari umubumbe w'isi. Iyo foto nayo yarafashwe uko isa neza muri cartoon za Simpsons episodes, ni nako imeze neza muri reality. Ibyo bintu nimba ari uguhurirana, nimba ari ubuhanuzi koko ntawamenya. Ndetse abantu bamwe na bamwe benemeza ko ifoto ya Donald Trump na Cristiano Ronaldo nayo iri muri iyi episode ya cartoon ya Simpsons. Iyo foto yafashwe igihe Cristiano Ronaldo yari yagiye gusangira na Trump, ndetse yari arimo n'abandi bakirwe benshi, harimo Elon Musk, Mark Zuckerberg ndetse n'abandi bakire bari bahuriye muri White House mu minsi ishize, mwarabibonye. Ndetse iyo foto nayo igaragaramo Cristiano Ronaldo we na Donald Trump. Iyo foto bafashe Cristiano ari gutanga peace bisanzwe, ariko ikintu kigaragara muri episode yo mu 2000 cyateye isi ubwoba ndetse n'amahanga yose ni ukuntu Donald Trump yasubiye ku butegetsi, kandi cartoon yari yarabitangaje muri 2000, ndetse bikabaza binameze ko yari yarabitangaje. Ikindi kintu gisigaye kuri manda ya Donald Trump kitarasohoza ni uko Donald Trump azavaho yarateye Amerika kuzahara mu bijyanye n'ubukungu, azasubiza Amerika inyuma mu bijyanye n'ubukungu, ndetse binashoboka ko Amerika ubu ngubu ntabwo kiri igihugu gikanganye nk'uko mbere cyari kimeze, ariko nyine kiracyafite ibigwi. Ibyo ngibyo binagaragara muri episode aho uwo mugore uzamusimbura azaza aje gukemura ibibazo Donald Trump yasize. Indi episode katurebera episode hamwe yo mu 1995 yitwaga Homer the AI, cyangwa se ikitwa AI Takeover. Igaragaza ko mu 2025 AI izigarurira isi, ndetse byaje no kubaho, byarakunze nk'uko ngubu no mu Rwanda no mu bindi bice byose kugenda bakoresha AI mu bintu byinshi cyane, harimo n'amarangamuntu. Ngubu yo mu Rwanda agiye kujyamo AI, ndetse AI urabibona ko abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bose bashishikarizwa gukoresha AI. Abanyepolitike bari gushishikariza abandi bantu bagiye bayoboye bose gukoresha AI mu bintu byabo bakora bya buri munsi. Ndetse nyine ibi ngibi byagaragaye muri episode yo mu 1995. Simpsons cartoon yarabigaragaje ko AI izaba yarafashe isi, ndetse muri iyi episode ya AI Takeover. Indi episode ya Simpsons cartoon igaragaza self-driving cars, ni episode yo mu 2007. Episode yitwa Baby Can Drive My Car. Episode igaragaza ko AI izajya ikoreshwa mu gutwara imodoka. Iyi imodoka zajya zitwara abantu bagenda bikina amagame, bizatuma n'abandi bantu babura akazi, abashoferi bose bazabura akazi. Ibi ngibi byatangiye kugaragara kuko hanagaragaye umushinga wo gukoresha AI mu mataxi voiture, abantu umuntu akajya yicaramo iyi modoka ikitwara. Ibyo ngibyo byo byanaronshinzwe n'umushinga barawutangaje nubwo utaratangira, gusa nyine ibyo byatangiye gukorwa. Ndetse no mu modoka zimwe na zimwe za Tesla mu Rwanda rwa Elon Musk bigaragara ko zatangiye gusohora izo modoka, ko na Elon Musk imodoka yagendamo bwe bivugwa ko iyo modoka yitwara ushyiramo coordonnées gusa, ibindi byose bikikora. Ndetse iyo ngiyo igendana n'iyitwa 3D printed food, aho abantu bazajya batangira kurya ibiryo byakozwe na AI nyine. Naho ngaho uruganda rwa Apple Vision Pro ndetse na Meta Quest byatangiye kuzana iyi porogaramu isa nkaho byayitangije nubwo bwose itaremerwa, ariko nyine bigaragara ko iyo porogaramu yatangiye. Iyi ngiyi muri Simpsons cartoon nayo igaragara ko abantu bazatangiye kurya ibiryo byakozwe na AI. Ndetse mu buhanuzi bumwe na bumwe bwagiye butera abantu urujijo, no bugaragaramo ko kuri iyi manda ya Trump, Putin we agomba gupfa, ndetse azapfa muri mwaka wa 2025. Gusa birangiye Putin adapfuye. Ndetse ibyo bintu byateje urujijo kuri benshi, kuko bigaragara ko
Amerika kuva mu 2025 kugera mu 2030, Amerika n'igihugu cy'Uburusiya bizagenda bisubira inyuma, ahubwo igihugu cy'Ubushinwa akaba aricyo gihugu kigenda gitera imbere cyane, kigenda gifata isi. Mu bijyanye n'ubucuruzi bigaragara ko Ubushinwa nicyo gihugu cya mbere kizafata isi, ndetse ibyo byo byaranabaye kuko Ubushinwa ubu ngubu nicyo gihugu cya mbere gicuruza ibicuruzwa byinshi ku isi kurusha ibindi bihugu byose, ndetse na Amerika ubwayo Abashinwa babarusha isoko no mu bihugu baturanye. Abashinwa nibo bafite isoko rinini cyane, gusa mu bijyanye n'intwaro ho wenda Abarusiya nibo bakirifite, kubera ko ubuhanuzi bwari buhereho by'urupfu rwa Putin bitabaye, ariko ikintu cyitwa gufata isoko Ubushinwa bwararifashe neza. Ubu ngubu nta nubwo bisubirwaho, Abashinwa nibo bafite isoko. Ndetse ntabwo nubwo ari muri ubuhanuzi bwa Simpsons gusa bigaragara ko Ubushinwa buzafata isoko mu bijyanye n'ubucuruzi, kuko n'ubundi buhanuzi bw'umugore w'umunyesipanye wo mu 1962 bugaragaza ko Ubushinwa buzajya kugera mu 2025, Ubushinwa ari igihugu cya mbere kiri man power gikomeye ndetse kinafite ijambo ku bindi bihugu. Gusa ntabwo biragimera neza nyine, kuko mu bijyanye na politiki Abashinwa baracyahanganye n'ibihugu byinshi, ariko mu bijyanye n'ubucuruzi ho Abashinwa bamaze gufatisha neza, babigezeho. Mu buhanuzi bwatangiye mu 2025 ariko biteganyije ko buzarangira mbere y'2030, muri Simpsons zagaragaramo icyitwa Mars colonization. Mars colonization bigaragara ko ikiremwa muntu kizava mu isi kikagenda kigatembera kikagera ku mubumbe wa Mars, aho bazajya kugerageza nyine guturayo ndetse no kuba bakugira icyo bahabyaza. Muri ubu buhanuzi bigaragara ko nyine abantu bazagera kuri Mars bagatangira kuhagira habo. Nicyo iyi Simpson cartoon episode yise Mars colonization, ndetse ibi ngibi bitabihura n'umushinga wa Elon Musk mu ruganda rwe rwa SpaceX, aho bafitanye imishinga y'uko hagati y'2026 n'2029 byibuze bazaba baratangiye kuzajya bajya kuri Mars kuhakorera ibijyanye n'ubushakashatsi ndetse no kureba ko ubuzima bwaho bwakunda ku kiremwamuntu. Aho ngaho nicyo bise Mars colonization, ndetse binavuga ko uwo mushinga SpaceX barabizi ko yatangiye kuvugwa cyane muri uyu mwaka wa 2025. Binateganyijwe ko rero ibikorwa byayo byo kujya kuri Mars bizarangira mbere y'uko 2030 bigera. Niko iyi katuni ibigaragaza mu episode yayo, ndetse mu bindi bintu biteganyijwe muri iyo myaka harimo program takeover, n'ubundi nayo bizagaragara ko abantu bazajya bagenda ukabana n'umuntu cyangwa se mukajya muvugana mutari kumwe, ariko bitandukanye na telefone, ahubwo byo ari ibiryo biri virtual reality, ukabana n'umuntu akaba aryamye nyine bikongeramo ku buryo n'umuntu ashobora kuzajya bishoboka ko wamukoraho akandi adahari. Ibyo ngibyo nabyo nibyo bigaragaraga ko mbere y'2030 ibyo bintu bizaba byarabayeho. Ndetse ubundi buhanuzi buhari ni ubw'umugabo w'umunyafurika wubatse inguge, bigaragara ko avuga ko isi izarangira mu 2025 kuri Noheli, ariko ntabwo bizwi neza ko ibyo bintu bye biriho, kuko uyu mugabo yubatse n'inguge ziyajyamo abantu byibuze bagera ku 300, ariko n'ubundi ibyo bintu ntabwo bizabaho, niko abantu benshi babiteganyije, ndetse uwo mugabo yamazwe no gufungwa. We yatevugaga ko isi igomba kurangira uyu mwaka, kandi isi nawe wa mbere bivuze ko uyu mwaka n'umwaka w'ubuhanuzi, nk'uko 2020 nawo buriya wari umwaka w'ubuhanuzi, ndetse ibyo byaranahanuwe cyane ko mu mwaka wa 2000 buriya isi ishobora mu 2020 iyo ni imyaka y'ubuhanuzi, imyaka ifatwa nk'aho ari imyaka y'ubuhanuzi, umwaka wa 2000 ndetse n'umwaka wa 2020, kuko abantu benshi bavuga ko umwaka wa 2020 isi izarangira, ndetse n'umwaka wa 2000 byari byaratahanuwe cyane nubwo bitagiye biba, ariko nyine ni imyaka y'ubuhanuzi cyane cyane mu bihugu bya Amerika no mu bindi bihugu nka biriya. Mu bindi buhanuzi bwagagiye bugaragara ni ikintu cyitwa inzara, ndetse n'ikintu cyitwa umuyaga udasanzwe. Ibi ngibi byo ntabwo nabivuzeho cyane bitewe n'uko ibi ngibi byagaragaye mu bihugu bya Amerika ndetse no mu bihugu byo muri Aziya, niho hagiye habamo iyo miyaga yagiye igaragara mu buhanuzi bwinshi bugiye butandukanye. Ese wowe ubuhanuzi urabwemera nk'ubu ngubu? Niba ubwemera cyangwa se utabwemera byandike muri comment, ndetse ntibagirwe gukanda subscribe, ufungura akazogera kuri Amazon, tujye dukomeza kubana.